Tambasho. Nkuko mubibona ndi muri telefone yanjye, mbere na mbere mbahaye ikaze. Hanyuma ngiye kubereka uburyo ushobora kongera umutekano wa WhatsApp yawe ku buryo nta muntu ushobora kuba yakinjira muri account yawe uko yiboneye. Hari abantu rero bakunze guhakinga bakaba babatwarira WhatsApp zabo, umuntu akaba yagenda agasoma ibyo wanditse byose ndetse agatangira no kuyikoresha. Uyu munsi rero nje kukwereka uburyo ushobora kubyirinda ndetse n'uburyo wabirwanya. Mbere na mbere ugomba kumenya yuko iyo umuntu agutwariye WhatsApp account ashobora no kuba yakugirira nabi. Ashobora kuba yatangira kugenda yandikira abo muziranye, inshuti zawe, ugasanga abaza amafaranga mu izina ryawe kandi mu by'ukuri atari wowe. Hari abantu benshi rero byagiye bibaho, ariko rero byirinde muri aka kanya. Iki ni igice cya mbere, nzabategurira na part 2. Reba neza niba warakoze subscribe kuri iyi channel yacu ni Tambasho, hanyuma tuzajya tubana n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere uri gukora rero, uraza gufungura WhatsApp yawe, hanyuma numara kuyifungura uraza gutegereza nyine ifunguke. Hanyuma nimara gufunguka, ikintu uri bukore ni ukuza hano hejuru kuri setting, kuri turiya tudomo dutatu, kugira ngo ngaha hano hejuru mu nguni uraza kwakanda ku tudomo dutatu, hanyuma uza hano kuri setting. Numara gukanda hano kuri settings, baraza kuguhimbutsa hano. Urabona hano dufite account, privacy, avast, favorite, ariko twebwe turaza kunyura hano kuri account. Kuri account niho dusanga amamenyesha y'umutekano ndetse no guhindura nomero ya telefone. Hanyuma rero ahangaha ikintu uri buze gukora, uraza guhita wiyizira hano kuri two step verification. Numara gukanda kuri two step verification, uraza guhita ukanda hano kuri turn on. Ubwo rero wowe nusanga biri turn off uraba warayifunguye, ariko nusanga biri turn on uraza gukandaho hanyuma uyifungure. Hanyuma rero mbere yuko tuyifungura, ndagira ngo mubwire iyi two step verification uburyo ikoramo ndetse n'icyo ari cyo. Ubundi uyu ni umutekano wiyongera, hanyuma akaba ari password cyangwa se ijambo ry'ibanga ushyiramo, hanyuma wazajya uba wakoze logout cyangwa se hari umuntu winjiye muri WhatsApp yawe badasanzwe bamuzi, bagahita bamusaba iyo password. Hanyuma rero urumva kugira ngo byibura yinjire muri account yawe, bizamusaba kuba afite code ndetse azi niyo password. Hari abantu benshi rero bagenda batuburira ngo mereza ngo code ngiyi, bariya n'abasikamas baba bakara amakode, mujye mwitonda. Yazamuhereza code ya WhatsApp, hanyuma bakaba bahita bakwinjirira muri account yawe. Ariko noneho niyo wamuhereza iyo code warashyize ino password, ntabwo ashobora kwinjiramo. Nubwo account yaba yamaze kugera muri phone yiwe, byagorana yuko byasoma message zawe cyangwa ngo akoreshe telefone yawe, akoresha account yawe ya WhatsApp. Reka dukande kuri turn on, hanyuma duhite dushyiramo password. Igomba kuba ari imibare 6. Yes, igomba kuba ari imibare 6. Ukongera ugahita uyiconfirming. Iyo umaze kuyishyiramo rero ukayiconfirminga, uhita ukanda hano kuri save. Iyo ukanze kuri save, urategereza nyine biki-applyinga cyangwa se iyo two step verification ushyizeho bakayemeza. Hanyuma ngira ngo iyo bimeze gutya, hano hariho V, ahangaha hariho turn off ndetse na change pin. Icyo gihe uba wamaze kugira iki, bamaze kuzamura umutekano wa WhatsApp yawe, ndetse bamaze gufungura icyitwa two step verification kuri WhatsApp yawe, ku buryo noneho nta muntu ushobora kuba yakinjira muri account yawe uko yiboneye. Ikindi hano ushobora kuza ukaba wayihindura. Ukeneye kuyihindura, uraza n'ubundi ugashyiramo ya pin isanzwe, hanyuma ukaza guhita ushyiramo n'iyindi nyine nshyashya. Hanyuma rero mwakoze kureba iyi video, murebe neza niba mwarakoze subscribe, mukande no kunzogera kugira ngo izindi video zitazajya zibacika. Iyi ni Tambasho, nge mwumvaga, yani Nshimiyimana Peter. Ndabakunda cyane, duhure muri video z'ubutaha.